umuntu yaturutse mu cyaro azaje kudusura aturutse iwabo, aje kudusura asiga muroze, amaze kumuroga ubugabo buragenda neza. Twamaze nk'umwaka wose tubana nk'umugore n'umugore. Naje kubaho ngaho nyine njya mu bihe bya menopause nyine. Nkajya no kwa muganga bakansuzuma barambwira bati wagiye muri menopause, waracuze, byararangiye. N'imihango irahagarara. Nanjye mpita nishyiramo ko nacuze, byarangiye. Umwaka urashira, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 6, nibereye gutyo, imyaka 7. Mu wundi mwaka nibwo nagiye kumva numva mu nda harimo haragenda hegera imbere, habona ndimo ndabyibuha. Ndamubaza nti ubu wasanga barongeye kundoga nanone nka kwa kundi. Sinzi uko nagiye kwa muganga, ndavuga reka ngende kwa muganga ntanga ibizami byose, hanyuma nisanga ari amarozi tutangire tubone ukuntu tukongera gusenga. Tagenda bafata ibizami, muganga arambwira ati uratwite. Cyewe mukecuru ndatwite. Imana yamuhaye agakiza gute? Umuntu yaturutse mu cyaro azaje kudusura aturutse iwabo, aje kudusura asiga muroze, amaze kumuroga ubugabo buragenda neza. Twamaze nk'umwaka wose tubana nk'umugore n'umugore neza, byararangiye. Umwaka urashira ariko ndihangana, nta n'umuntu wo mu gasozi nigeze mbibwira. Nabibwiraga Imana gutyo kandi nkomeza kumukunda. Hanyuma rero igihe kigeze haje kuza umudamu aza mu rugo mu gitondo, aratubwira, aramuhamagara aramubwira ati rwose wambabariye Claude ko hari ahantu basenga tukajyanayo. We nayo narabimuganirije nk'inshuti yanjye. Ngo icyo gihe atarakizwa. Atarakizwa. Ndabimuganiriza nk'inshuti yanjye, ndamubwira umutware wanjye bimeze gutya. Araza aramubwira ati wambabarira tukajyana nk'abajyana gusenga. Umugabo aravuga ati nta kibazo. Mu gitondo arambwira ati rero untegurire icyo kurya kare, ntegurire n'imyenda, turajyana gusenga uyu munsi. Numva ndishimye cyane, ndamutegurira imyenda, ndangije turahaguruka tujya gusenga. Twabaye tukigera mu rusengero, hari umubwiriza butumwa wari hari umumama witwa Esther, ahita amuhagurutsa amubwira ibyo byose, aramurondora, aramubwira ati umeze gutya na gutya, ugwaye gutya, kandi imbaraga z'Imana ziragukiza, ariko nawe wakira agakiza, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Amubwira n'ukuntu yapfuye kera kiri umwana, Imana ikamuzura. Ati Imana rero yakuzuye kugira ngo uzayikorere, n'ubundi Imana iragushaka kugira ngo uzayikorere. Bivuga ngo ikigeragezo cyose kiza gifite icyo gishaka. Nuko umugabo aragenda imbere, arapfukama arihana, bamwatuza agakiza, barangije baramusengera, turataha. Dutashye nyine uwo munsi ntiyakira. Mu gitondo turongera dusubirayo. Ubwo nyine nibwo ahise afata n'inzira yo kwigira umubatizo, atangira kujya ajya kwigira umubatizo. Hanyuma muri icyo cyumweru bateguye amasengesho ku rusengero, turayafata turayasenga. Turangije kuyasenga twayashoje, tugeze mu rugo arakira. Umwaka wari ushize. Alphonse, muri uwo mwaka wabyitwayemo gute ku buryo ushaka kubana n'umugabo iyo ngingo kuko tuzi ko abantu benshi hari n'igihe bivamo gusenya? Wowe niki cyaguteye imbaraga? Jewe kubera nyine Imana nari naramenye, Imana niyo yanteye imbaraga. Mu by'ukuri ntago nanjye nari kubyishoboza. Twari tubyaye rimwe, hanyuma bihita bigenda gutyo, ariko narwanye intambara itoroshye, urabyumva, ariko ndamukunda kandi sinajya hanze ngo muhe rubanda mvuge ngo byagenze gutya. Ndamukunda, ari ibibanga ryanjye n'Imana, nawe gusa niwe twari tubiziranyeho. Abandi babimenya ari uko yamaze gukira, turi mu rusengero twagiye gushima Imana, twajyanye n'ituro ry'ishimo, nibwo bamenye ikibazo cyacu. Ariko umwaka wose narihanganye, ndatuza nsenga Imana kandi nkomeza kumwereka urukundo. Jean Claude, muri icyo gihe byari bimeze bite? Wari ugifite urukundo umugore wawe cyangwa na rwari rwaragiye? Urakoze. Urukundo rwose ntaho rwagiye, nari ndufite kuko Imana
icyo yahuje ntawagitandukanye. Numvaga rwose urukundo ndufite, ahubwo ngewe ikibazo nkigira ku muntu waje akangira nabi. Numvaga rwose nge ntacyo bimbwiye, ahubwo nkumva ngize ikibazo kuri umudamu akambwira ati nta kibazo, ati nzihangana, ati ntacyo bitwaye, ati uzakira humura, akangira inama ariko ntuzajye mu bapfumu cyangwa se ngo ujye kuraguza. Ntoya, kuko nge ibyo kuraguza ntabyo nigeze njyamo, ngumaho gusa. Ariko isaha y'Imana igeze, uwo mudamu araza, twari duturanye, ati vuye tujye gusenga, ati ahantu, ati kandi uburwayi urwaye, ati Imana yabukiza. Turagenda ari ku cyumweru tujya gusenga. Ngezeyo koko umukozi w'Imana umuvugabutumwa akimbona ahita ndondora, ambwira uko ndwaye, arambwira ati Imana yakukijije, wapfuye ikakuzura ukongera ukaba muzima. Ati n'Imana nigiye kongera kugukiza, yongeye guha ubuzima buzima. Ndetse umuntu abantu bamubwiye ibyanjye, ubwo njye imbere baransengera, ndapfukama, ariko ndataha sinakira. Mbese byatwaye hafi nk'ibyumweru nka 3 bakinsengera, najya ngapfukama bakansenga. Ayo masengesho tuyarangije nibwo nakize. Numva nshimye Imana, n'Imana yanyinjije ntangwe y'imiti y'ahandi, Imana nayikurikira, nuko nakira agakiza. Na n'ubu ngubu ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Gusa nanjye nabwira abandi nti iyo wizeye Imana kandi ukumvira ijwi ry'Imana, ukagendana n'Imana, Imana ntacyo itagukorera. Nugendana n'Imana ukumvira Imana ntacyo itagukorera, kandi icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Urakoze. Alphonse, utubwiye ko muri icyo gihe mwari mufite umwana umwe, ibyo bibazo biba. Uyu munsi mufite abana bangahe? Ubu ngubu dufitanye abana 4. Nuvuga ngo mufite abana 4 bose hamwe, harimo n'uwo nguwo. Nuvuga ngo nyuma y'uko ibyo bibazo biba mwabyaye abana 3. Twabyaye abana 3. Wa nyuma n'uyu tubyaye nyine muri ubu bukecuru dushaje. Uwo mu bukecuru rero yaje ate rero? Uyu nguyu nawe wo mu bukecuru, mbese nagiye nca mu mashuri atandukanye, ariko burya Imana izagukoresha ibikomeye ikunyuza mu bikomeye. Ubwo naje kubyara uwo mwana wa mbere, hanyuma nkurikizaho undi mwana wa kabiri. Mwana wa kabiri mubyara neza, hanyuma undi mwana wa 3 rero naratwisinda, nyitwita umwaka n'igice. Barandoga. Barandoga, inda nyibana aho ngaho. Igihe kiragera nuzuza amezi 9 yo kujya kubyara. Ngiye kubyara ku bitaro, baza bancisha muri ecography, bagasanga nta ndafite, bagasanga ntatwite. Kibaga bagampamara ibyumweru 2. Indi igaragara se? Indi igaragara igera aha ngaha. Ubwo nibwo bampaye transfer njya CHK. Ngeze CHK nabwo bacisha muri ecography, inda bakayibura, bagasanga ntatwite. Hanyuma ngewe nkashaka ko bambaga, bakareba ibirimo. Abaganga bati ntago twakubaga tutabona icyo tubaga. Hanyuma haza kuza umukozi w'Imana asanga ku bitaro, arambwira ati nyamara wowe uri muri rwanirira, iby'Imana yagukoreye ni byinshi, taha ugenda usenga Imana, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Abo giye mu mibereho yanjye ntago njya nivuza ibintu bya Kinyarwanda, sinjya nanabyemera ngo imiti y'ibinani. Abantu bakambwira bati jya kwizinguza, jya kugira gute, ndavuga nti Imana yankuye hahandi, Imana yankoreye bya bindi nibizabikora. Nibwo nahagurukaga rero njya ahantu ku musozi, ndahamaze ibyumweru 2. Icya 3 Imana iza kuntuma abanyamasengesho bavuye ahantu butari batanzi, baraza barambwira bati genda ujye kujya kubyara, Imana yagukijije. Nibwo rero nahagurukaga njya Kacyiru. Ngeze Kacyiru wanshishije mu cyuma, inda barayibona, basanga umwana yarakuze, ingobyi iratobagurika, umwana ari mu nda wenyine. Ngo bahise bagenda barambaga, bahita bakuramo umwana w'umukobwa w'ibiro 5 n'amagarama 500. Umwana w'umukobwa rero ndamubyara,
biba ngombwa ko bansezerera mva ku bitaro. Ngeze mu rugo namaze iminsi 3, ku munsi wa 4 nicaye muri salo numva nk'akantu k'agatonyanga kanguye mu mutwe, nzamura gutyo ukuboko ngiye gushima, umutwe ako kanya uhita ungana gutya, ahantu hose mpita ngana gutya, ibi biramanuka bigwa ahangaha. Mfite ifoto ahangaha. Ntago nambaraga imyenda, no kuvuga ngo bari baradodesheje iki kintu cy'igifuka nicyo bansesekagamo bagafunga imashini. Ntabona, noneho mbwira umutware ni mu nterure mu njyane mu cyumba. Baranterura, bashyiraga kuri matara yose nkayuzura. Baho ngaho nabwo umugabo aravuga ati reka njye kureba abaganga. Ariko n'ubundi muganga hageze aravuga ati ntabwo ibi twabishobora. Ibi ntabwo twabishobora rwose, nimutegereze ijambo rya nyuma ku Mana. Kandi tumushyize no mu modoka ngo tumujyane kwa muganga yashwanyuka. Kubera nari mfite uruguma rwaho bambaze, noneho naranabyimbye ahantu hose. Nuko mbwira umutware nti rero weho komeza gusenga, nanjye ngomeze gusenga, twizere Imana, nzi ko hari icyo Imana izakora. Ubwo rero iyo mibereho nayo nyibamo, namaze ibyumweru 2 mbyimbye kwa kundi ntonse umwana, ariko Imana iba mu ruhande rwanjye. Nabwo Imana iza kongera gukoresha abanyamasengesho, nabo baraza abadamu 2 Imana yabatumye batanze nanjye ntabazi. Baraza bahageze babwira umutware bati Imana yatubwiye ko hari umurwayi umeze nabi, tumaze iminsi 3 mu masengesho, tuze kumusengera. Niko banteruraga banzana muri salo. Rero urebe ubuhamya bwacu, iyo Imana igiye kudukorera ibitangaza, impamvu afite kwizera ko n'ibindi yatubwiye. Ubu ndimo ndabaha ubuhamya, ariko mu minsi iri imbere nzabaha ubundi bw'andi mateka Imana izaba yagize gute, izaba yahinduye, ko Imana yanyujije mu mashuri atandukanye. Hanyuma baransengera, haba haje umuhungu nawe wari uje kunsura w'umurokore, ahita afata amafoto. Ariko barangije kuvuga ngo amena, uko bansengeraga numvaga nk'ikintu kiri kunyorosokaho. Barangije kuvuga ngo amena, ndeba neza natubanutse, ndakira. Ubwo rero izo zose ni imbaraga z'Imana. Imana irakora, Imana ifite imbaraga, keretse yenda abayibeshyera, ariko abayivuga by'ukuri nabo barahari. Abakozi b'Imana b'ukuri barahari, kandi Imana ni ukuri, irahari, iracyakora ibitangaza. Ubwo rero wa mwana naramwonkeje arakura. Amaze gukura ko ndongera nkora umurimo w'Imana nyine nk'uko bisanzwe. Imana yajyaga iduha isezerano ikatubwira ngo musaba abapasiteri, nkajya ndeba ubuzima tubayemo, nkajya ndeba inzira turimo, nkavuga Mana koko tuzaba abapasiteri. Abapasiteri ko bari abapasiteri nyine bameze neza, biyubashye. Ubu ngubu abantu turimo turaburara, turimo twabuze n'icyo twihera abana. Uzatugira abapasiteri, n'iki tuzakorera Imana, n'iki tuzakomeresha abantu. Ariko twakakubita Imana ikavuga ngo muzaba abapasiteri muzankorera. Jewe ubona gusoma nabyigishijwe n'Imana. Jewe sinigeze ngira no mu wa mbere, ariko nanjye ukuntu namenye gusoma ntabwo mbizi. Nagiye kwikangura nsoma Bibiliya, mbwiriza abantu. Hanyuma rero nkajya mubaza nkamubwira Imana itubwira ngo tuzaba abapasiteri, ubona bizaca hehe koko? Nanjye simbizi. Hanyuma muri icyo gihe cy'uwo mwana naje kujya gusenga ahantu ku musozi bita Mirama. Imana ihampera amasezerano, ariko impuza n'umuntu ndamusengera, nawe yari afite ibibazo bitandukanye. Hanyuma musengeye, Imana iza gukora ikemura bya bibazo bye. Araza aratubwira ati rero jya Imana yambwiye yuko bakodeshereza inzu yo kubamo, hanyuma nkabakodeshereza n'ahandi hantu muzajya musengera. Ndamubwira aba bantu wasanga ari ba bantu b'imitwe ashaka kugira ngo dukoreshe duhinduke ibikoresho bye. Ndavuga yewe ko ntashobora itorero, uradukodeshereza ahantu ho kuba, ariko iby'itorero byose nabishobora. Ati kandi ariko Imana yantegetse, ntago jewe nzabatera muri iryo torero, ni iryanyu niko Imana yambwiye. Ahita aza yishyura inzu tubamo. Twabaga ahantu muri toilette, ako kazu twabagamo ni toilette bari basibye umwobo tukajyamo, arimo tuba n'abana bose. Nuko tujya muri ya nzu y'ibyumba 3. Inzu tumaze kuyijyamo tujyana hahandi yakodesheje. Ubundi njya nkora umurimo w'Imana ku bitaro, nkagemurira abarwayi. Muri iyo mibereho yanjye nakoraga n'ikiraka nakorera 1000 nakoreye,
nkaza nkaguramo ifu y'igikoma ngashigisha akajerekani nkashyira abarwayi ku bitaro. Hanyuma aba barwayi rero nkanababwiriza ubutumwa, nkasanga nk'uwihebye nkamubwira nti hari ibyiringiro, hari ugukira. Ba bantu rero baje kuza hahandi dutangira gusenga. Tangiye gusenga, itorero ribaho gutyo, twara zikahakirira, Imana ikahabahera abantu amasezerano ikayasohoza, itorero ribaho. Igihe kiragera rero umutware baramwimika abapasiteri, nuko mu buryo bw'ibitangaza Imana idukorera umunsi mukuru abapasiteri. Ubwo hari indi torero dufite iriya za Gatuna, naho nagiyeyo mpuye n'umuntu Nyabugogo, arambwira turamperekeza. Nakubwira se ndaguherekeza nkujyana, atundi impumyi uramperekeza. Ubu rero giye mu mutima naremanwe umutima w'impuhwe, mpita mpaguruka mperekeza wa muntu. Ariko ngezeho nsanga ni ahantu hakoronijwe n'abadayimoni, ndagenda ndasenya, ndasenga, maze gusenga wa muntu arakira. Amaze gukira, hanyuma yaho umuntu waho naza kuhatanga ikibanza tuhubaka itorero. Ubu hari itorero turyubaka nabyo mu buryo bw'ibitangaza. Nta muntu dusabye amafaranga, kumwe abantu basabiriza amafaranga, Imana yonyine iriyubakira. Rero ibyo ni ibintu byose Imana yagiye ikora, mbona Imana igikora ibishoboka mu bidashoboka. Mu by'ukuri jewe uko ndi nuko niyumva numvaga nta kintu nshobora gukorera Imana. Hanyuma nshaka tugaruke noneho kuri wa mwana. Hari umwana utaratubwira we yaje kuvuka terera. Uwo mwana rero naje kubaho ngaho nyine njya mu bihe bya menopause nyine. Nkajya no kwa muganga bakansuzuma, barambwira bati wagiye muri menopause, waracuze, byararangiye. Hanyuma uko byaje kugera nyuma nyine n'imihango irahagarara, nanjye mpita nishyiramo ko nacuze, byarangiye. Umwaka urashira, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 6, nibereye gutyo, imyaka 7. Noneho mu wundi mwaka nibwo nagiye kumva numva mu nda harimo haragenda hegera imbere, habona ndimo ndabyibuha. Ndamubaza nti ubu ntiwasanga barongeye kundogana none nka kwa kundi? Kambwira ati birashoboka. Ndamubwira se imyaka mfite ko iyi myaka itanyemerera kubyara, kandi no kwa muganga ko basanze naragiye muri menopause, ibi byo bimeze gute? Nuko baho ngaho nyine ndayuzuza amezi 4. Cyujuje amezi 4 sinzi uko nagiye kwa muganga, ndavuga reka ngene kwa muganga ntanga ibizami byose, hanyuma nisanga ari amarozi tutangire tubone ukuntu tukongera gusenga. Tagenda bafata ibizami, muganga arambwira ati uratwite. Cyewe mukecuru ndatwite? Turatwite rwose. Ndamubwira se mugabo byumbwira urabona imyaka yanjye? Ati ndayibona ariko uratwite. Nyamubwira nti ntibishoboka, ibyuma byanyu byarebye nabi, ntago ntwite, kiwe naracuze, nagiye muri menopause. Ni gute so umuntu atwita atabonye imihango? Hambwira ati rero uratwite, ntago giye mbize ariko uratwite. Ndaza nyine mbibwira muzehe, ndamubwira nti bambwiye ko ntwite. Hambwira ati reka ntibishoboka, waba se utwite ute? Nuko nyine ariko ndamubwira nti tujye noneho Kacyiru tujye guca muri ecography turebe. Turaherekeranya turagenda, tugezeho bancisha muri ecography, barambwira baturatwite umwana w'umukobwa. Ndaza nyine turabyakira, dutangira gusenga. Bafite abandi bahungu b'abana b'abasore nyine bari hano. Ndavuga se Mana nyiringira isoni, nkajya mvuga abana nzababwira ngo iki, havuga se umukwe wanjye azabona ntwite bizagenda gute, mbese nyine mba muri ibyo. Ariko Imana irantwikira, ngejeje amezi 7 niko navuze se nzajya kubyara, aba basore mbatunguzeho umwana, mbatunguye ndabicaza ndababwira nti rero bana banjye naratwise nanjye ku buryo bw'ibitangaza, ku buryo ntazi, none se mwebwe murabyakira mute? Ese uru ruhinja rugiye kuvuka muzarwakira mute? Abana barambwira bati mama nta kibazo, none se twakwanga twe ibitangaza by'Imana? Nuko nguko natwise rero, namubyaye ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 4 muri covid. Ngeze no kwa muganga nabo barambwira bati iyi myaka nitugira n'amahirwe tukakubyaza urahita uba pararize.
ati kuko abantu babyara muri iyi myaka abantu bagira amahirwe yo kubyara bakabaho n'umwe ku ijana. Bati none iyi myaka ko kuratinyuka urabyara? Ndababwira nti nanjye ntabwo mbizi, ni ibitangaza by'Imana. Nuko barambyaza rero, byara umwana w'umukobwa mwiza, aza kumubona, ndaza ngera ahangaha, ndetse ko impamvu yanyeretse ko ari umwana w'ibitangaza koko yavutse mu buryo budasanzwe. Namaze bambaza uyu munsi bucya mu gitondo ntaha, byari muri covid bikomeye, ntahana n'uruguma rubisi bambaze, ariko byabaye ibitangaza ko banzanye kuri ka gatanda nyine hamwe ababyeyi baruhukira. Mu kanya numva sinzi ahantu imbaraga zivuye, baje kuntwara mu yindi shambure, nariyirurukije nicaza mu gatanda, bwira muganga nti ntago nkibaye pararize uko mbona ndi kururuka gutya, hari Imana. Ndagenda bucya mu gitondo, bwira muganga nti ndumva ashaka gutaha kubera ibibazo bihari, nshobora kuhandurira indi ndwara, reka ngende njye mu rugo. Bati iminsi 3 byibuze. Ndavuga oya, ni munshyireho ikindi gipfuko ntahe. Naratashye rero ndaza, ngeze hano Imana ibana nanjye, igipfuko cyamazeho iminsi 4 nkikuriraho, uruguma nsanga rwumye, nsanga Imana yarwumishije. Mu minsi 4 nari ntangiye guhaguruka njya hanze nijyana ntawe umfashe. Nuko ubwo rero uyu nawe n'umwana wo mu bitangaza twabonye, nayo ni iyindi migisha y'Imana. Rero ndabwira abantu imbaraga z'Imana cyane, nabwira nk'abantu babuze urubyaro, yenda batarabyara, ariko Imana yarabahaye isezerano, hababwira ngo nibakomere, bakomerere mu Mana, haracyari ibyiringiro. Icyo nzi neza nimba Imana yaraguhaye isezerano kuzabyara, kubyara ku myaka 48, nkabyara nta kimenyetso na kimwe cy'ababyeyi cyo gutwita, ntabwo Imana yabura guha umuntu umwana utarabona urubyaro. Rero abantu banyumva, icyo nabakomeresha no kwizera imbaraga z'Imana, kandi bakagira umwete wo kuyishakashaka cyane. Imana yacu irakora, ishobora byose. Ikindi nabwira abantu, gukiranuka burya bigendana no kwizera. Nukiranuka ukizera Imana, ibyo yagambiriye gukora izabikora. Imana ishimwe cyane, kandi ikomeze n'abantu banyumva bakomeze kwizera Imana ishobora byose. Alphonsine asoje akomeza abantu abasubizamo ibyiringiro. Jean-Claude, wowe turimo dusoza, ni sinzi niba hari inama watanga cyangwa se hari iki, ariko bigendanye n'ibyo bibazo byose mwanyuzemo, kuko ubuhamya bwanyu ni burebure, ntabwo burarangiye, ahubwo bizadutera imbaraga zo kugaruka dukore n'ikindi kiganiro. Ariko noneho reka iki kiganiro tugisoreje ahangaha, ariko se turasoza, wowe ari irihe jambo ufitiye abari badukurikiye? Murakoze. Ijambo nakongeraho nuko ku muntu uwo wese ufite icyo apfanye n'Imana, Imana izagisohoza. Kandi ikindi kintu nabwira umuntu uwo wese, cyane ku bantu basenga Imana, nibagira kwizera no gukiranuka, Imana izabarengera. Icyo Imana yavuze iragisohoza. Imana burya iyo ikuvuze umugambi, Imana iragushyigikira ikawukomeza. Nubwo abantu bajya bisuzugura bati Imana nivuga nabesikoro, ariko buri muntu wese agizera Imana. Nanjye ubwanjye nabonaga abantu basenga nk'abapinga, nk'abasuzugura, ariko namaze kumenya imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubwo waretse ukangwa nta kikunyuramo, ariko uzabana nawe. Rero Imana rero ishobora byose. Imana iratabara, iyo uyizeye ukumvira Imana, Imana iragutabara. Njya nkurikije ijambo ry'Imana, kuko nge naciye muri byinshi by'ijambo ry'Imana. Nize Bibiliya, ndangiza icyiciro cya mbere, icya kabiri, undi mu cya gatatu cya kaminuza ya Bibiliya nshaje. Ubu rero sinzi Bibiliya burya umuntu wavuga ngo arayizi aba yibeshye. Ahanini ariko maze kumenyamo byinshi, maze gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana iyo uryizeye, Imana ikora. Aburahamu Imana yamuhaye umwana ashaje, amaze imyaka 100, umugore we afite imyaka 90, babyara umwana. Rero ngiye nabona gatari igitangaza, umuntu kubyara afite imyaka 48, nabona gatari igitangaza, kuko birashoboka. Rero umuntu wese cyane cyane ku bagabo, nibagira umutima wo kubaha Imana,
kandi nkababwira abagabo bankurikiye bajye bakunda abagore babo. Uriye ukunze umugore wawe haba mu nzara haba mu bibazo mugakundana, Imana irabasanga kandi Imana ikabafasha kandi Imana ikabaha umugisha. Uriye abantu batabanye neza n'Imana irabata. Iyo umuntu atumviye Imana iramuta. Ni nkuko natanga urugero nka leta, iyo utayumviye leta iraguhana. Natwe iyo utumviye Imana nayo gucisha akanyafu ikaguhana. Rero nagira ngo ku bantu basenga bazi Imana bajye bumvira Imana, nibumvira Imana izabasanga, Imana izabatabara. Kandi buri muntu wari wese ufite umugore bakundane, babwizanye ukuri, ntihakagire ubeshya undi. Imana izabatabara kuko Imana ikunda abakundanye. Ijambo ry'Imana iratubwira mu Bakorinto ibice 13 ngo nubwo nagira impano zo kwerekwa ngahanura, nta rukundo ntacyo byamara. Rero urukundo ni rwo rwa mbere. Ntibakareba isura ku bagabo, ahubwo bajye bareba umutima. Umutima niwe wubaka urugo. Isura ntabwo yubaka, igihagararo ntabwo cyubaka, ahubwo hubaka umutima. Rero bajye bareba umutima. Iyo ndabashimiye, murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka adusengere atubagize Imana dusoza. Reka nanjye mbere yuko asoza mbanze nshimira abakunzi bacu bari badukurikiye, bari bakurikiranye ikiganiro, kandi mbizeze ko ubutaha tuzabasura kandi nizera ko muzongera mukaduha karibu. Turahaye karibu rwose. Dufite ubuhamya bwinshi, dufite iby'Imana yagiye dukorera byinshi. Umunsi ku munsi niko Imana igenda dukorera igitangaza, kandi iyo dukoreye igitangaza turashima. Rero natwe turabishimiye cyane, kandi ikindi ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha namwe. Nizere neza ko ubutumwa bujya bukomeza benshi. Hari igihe abantu benshi baba bacitse intege, hari igihe abantu benshi bumva nta butabazi, ariko ni ukuri iyo umuntu ahari yumvisha ubuhamya nk'ubu yari ageze kure, ubuhamya buramukomeza. Yewe ubuhamya bujya bunsubizamo imbaraga. Hari igihe numva ubuhamya nkumva ndakomeye. Rero ni ukuri murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubambika imbaraga. Ziradiyo Imana igikomeza kuziteza imbere. Nanjye ndibuka rimwe hari igihe twigeze gutabarirwa kuri radiyo, cyari bikomeye cyane. Mutware wanjye yumva byamucanze, ari munsi y'igiti, aza kumva radiyo, yumva ijambo ry'Imana kuri radiyo. Ijambo ry'Imana riramukomeza, araza arambwira ati humura, numvishe ijambo ry'Imana, burya hari ubutabazi. Kuri radiyo rero abantu bajya bahakirira, kuri radiyo abantu bajya bahabonera ibyiringiro. Imana ijye ibaha umugisha kandi ikomeze kubateza intambwe. Namwe muba mwagize umuhati n'ishyaka. Imana rero ijye ibashigikira. Reka dusoze n'isengesho. Reka dusoze n'isengesho, ariko abantu reka dusozereze mu ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Nkuko navuze ngo gukiranuka niko gutuma Imana ikora byose. Imana ishobora kugusezeranya isezerano, ikakubwira ibyo izakora, ariko iyo ubigenzemo nabi nabwo uridindiza. Reka rero dusozereze muri iri jambo riri mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yishimira, kandi amategeko ye ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Rero nkabwira abantu ko nugira umwete wo gukiranuka, ukizera, ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha, ugakora iby'Imana ishima, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Abana uzabyara bazakubera umugisha, icyo uzakozaho imitwe y'intoki kizakubera umugisha, nugira umwete wo gukiranuka. Imana itugirire neza. Reka rero dusoze dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana iri hejuru ya byose,
Imana yumva gusenga byiringiro by'abakwizera. Imana yagiye ibana natwe mu bihe bitandukanye, wagiye uturinda, utubera Imana. Ni ukuri Data wa twese, turi abana bawe natwe. Rero Uwiteka Nyiringabo, turagushimiye, dushimiye ineza yawe, dushimiye urukundo rwawe Mana, kuba turimo kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Nishimwe rikomeye cyane ku mirimo wadukoreye, nishimwe rikomeye cyane aho ugejeje ukora ku buzima bwacu, ku mibereho yacu. Habwa icyubahiro cyawe Mana. Nuko rero Uwiteka Mana Nyiringabo, akanya nk'aka Data twari mu buhamya, twarimo tuvuga imirimo y'Imana, twarimo tuvuga ibyo wakoze, twarimo tuvuga kuri mugari. Niyo mpamvu Uwiteka Nyiringabo, tukweretse bene Data bari hirya no hino Mana Nyiringabo, Imana, abafite ibibazo, abagowe, abari mu bibazo nk'ibyo twari turimo, abari mu ntambara nk'izo twarwanaga, kugira ngo barwanire ubaneshereze. Ukuboko kwawe kubabeho Mana. Ni ukuri Data, n'ingingi y'abapfakazi, kugira ngo bakomeze, kugira ngo bambike imbaraga, kugira ngo babere byose Kristo. Kandi Uwiteka Imana, warantunze, untungisha ubuntu bwawe, undinda kwandagara. Mu izina rya Yesu niko nsengeye na bene Data bakiri iyo ngiyo, kugira ngo nabo bagirire neza. Abatarabona agakiza ukabahe, mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza, kuko uri Imana igira neza. Hari abarozwe nk'uko Mana narozwe, ndakwinginze kugira ngo nabo bakomeze, barinde kujya mu bapfumu, barinde kujya mu zindi mbaraga, ubarwanirire kuko uri Imana igira neza. Ngaho bana natwe Mana, iyi radiyo ndayisengeye kugira ngo ihe umugisha, imbaraga z'Imana nyakubahwa zimanuke, kandi ubutumwa buzajya buca kuri radiyo bujye bukomeza benshi, bujye bufasha benshi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imitima ya benshi igihakirira, kuko uri Imana ishobora byose Kristo mwiza. Ngaho bana natwe rero, komeze kutugirira neza, komeze kuturinda no kuturengera, komeze kugomeza guhagararana natwe, komeze kutugwiriza ubuhamya n'amashimwe, kuko uri Imana igira neza. Urakoze, urakarama rero, turatuje utunganye byose, dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.